Yewe rwose uwo mukobwa yagiye mu biciro ngo n'umuhungu, amaze kujya mu biciro akora akazi ke ngo aramuha, birangije umuhungu ngo yanga kumwishyura, ubwo icyafashe cyose akakimukubita. Hano cyo kuhagena hageze mbona hari ikintu kibyimbye cyamukubise, gusa nacyo bamubwira bati wewe hose igenda utahe uve hano, noneho kugenda biramunanira. Bagenzi be nibwo bamujyanye, ubwo bamuzamukana kuriya mu gitondo nje hano barambwira bati wa muntu yapfuye atashye, ntabwo yaguye hano, yavuye gushaka nyine uwo mugore w'injayi. Babanaga nk'umugore n'umugabo, yazaga yari yaramwizeye, yazaga umugore we yitunganya akavuga ati yanyibye icyatanu, yasanze yampaye amafaranga asubira inyuma arayiba arayatwara, ntabwo ugiye gusohokana utanyishyuye. Ngo nicyo kintu bapfuye, yamukubise ko hanze kumwishyura, yaramumukiriye kuko umukobwa waricuruza niwo mwuga we, yinjiza buri munsi, ngo ni ugupfizurana, ngo abapfizurana ni ukumuca amafaranga nyine nawe akamuhibye, kavuga ati ngo uhaye icyanjye nanjye uranyishyura. Ubwo rero barwaniye mu nzu nuko byagenze, baramukemuye. Ahubwo ni nk'abanyamakuru nimubwira abana bacu bakiri bato bagunye bagende neza, kuko indayi ziricana. Ntese ari umwuga we ariko kimutunze ntumwishyure ntiyaguye mu rugo. Kumi ubu ngubu ubwo twaciye ababyeyi, twamusanze hari imbere ari uwo mugabo witwa Ndera. Wa mugabo witwa Ndemwa wapi, ni umuntu w'umusaza ngo banamugaye nyine, igitifu w'akagari kwa Zareya, nimba na Zareya ntabwo muzi izina. Kumva niwe twasanze aryamye n'imodoka zaje nyine batubyukije mu ijoro nka saa 7 z'ijoro, batira umuntu wanyu yapfuye nyine ngo yaguye ku muhanda. Nibwo twumvishe nyine batubwira ngo n'umuntu ubamo hano, nubwo nge nari muzi namubonye mu gitondo ahagaze bamwicashije ara ku biro by'umudugudu wa Kagozi. Yewe nundi kumva bavuga ngo nyine ngo bari basanganywe, uri kumva ngo ariko yarinda yiwe nyine bishoboka biraho ngaho, ngo nyine ngo umugabo bwa mbere yaraje gatwarana amayo yiwe kamaze kwijyana, uri kumva ngo n'abantu bose barabizi ngo ko yarayifite iyo mayo yiwe mu mufuka, ngo ibiki n'ibiki, niko ndi kubyumva ibyo byose. Ngangije ngamutwara n'icyatanu, ngo bahere hano ruguru kwa Dukuze, ngo bari kunywa inzoga, ngo baje hano ngo umugore ngaramubwira se ngo ufite amafaranga, ngo ndayafite, ngo yame rero, ngo yango ngo turabikora nkuko twadusanzwe ubikora, ngo ndaza kuyaguha. Nayo yarangije umugabo akuramo ipantaro nyine nk'ugiye kubikora nkuko byari bisanzwe. Umugore ngafata intuze ipantaro agiye kubanza ngayikora, amabwira ati wowe amafaranga yanjye watwaye ngomba kubanza nkayisubiza, tukakora ibindi nyuma ruko nabanje kwisubiza yanjye. Birangira bashwanye nyine ngaramukubita nyine ko ngo yamufatiranye yanasinze, ngo ndikumva bari kuvuga ngo yamusutse amazi nyine, ngo ndi ngo bamukuye ngaho abanyerondo bamutahana ngo ageze hararuguru ngo niho yaguye. Aho yaguye niho natwe twamusanze n'imodoka zaje nyine z'inzego zibanze. Birakabije nyine harimo akavuyo, bakwiye kwicara hamwe bakabigisha. Yaguhitana no se kariko kazi kiwe byagenda gute? Ntihaba uri gukura amafaranga, abari guteganya kejo nicyo niho abantu nzakura icyo kurya, niho nzakura iki. Uragayura wakubise umuntu akagera ava mu mwuka kubera ko nyine yihaniye. Iyo aza gutabaza nk'umuntu ukora akazi ke k'umwuga, nimba ko kazwi no muri leta tukabimenya. Rega nubwo bavuga ngo ni umuntu wakoraga akazi k'umwuga, ntabwo muri leta azwi. Arasora se kuburaya nyine kiwe kuntu nk'umwuga we, ntagasora ni naha nandaya zihaba kuko nta ntuze yabo bafite ngo barasora, kuko ahandi koperative y'indaya barasora. We rero ni bya bindi by'uburara bw'abantu bishyiramo, agomba guhanwa bakurikije itegeko nibasanga ko ari we wamwishe. Ishyano ryatugwiriye ka byatubayeho, kumva ikibazo n'uburaya. Imigenzereze y'imitangire yabyo ntiwapfa kumenya keretse ubanje kumenya aho ba nyir'ubwite batangiriye, ariko bo gusa baje bari kumwe, ubona nta kibazo bafitanye, baraza barakomeza n'ubundi ikiganiro baragikomezanya, binjira mu mugore arakingura, umugabo arabanza ahagara hano turavuganaho, umugore ajya mu nzu, umugore nawe umugabo nawe bamusangamo, ibyo barimo bajya mu byabo. Ariko noneho bigeze hagati twebwe twumva utubushize waranyibye, wantwariye 1500,
wantwariye n'ikariso none rero urabanza unyishyure. Umugabo ati amafaranga arahari, ati cyane amafaranga ari urayafite? Ati ndayafite. Hagati aho umugabo urumva yiyambara bajya muri gahunda zabo. Ako kanya ubwo we umugore yabasingiriye n'umugabo urumva bari mu nzu. Mu gupfa ibiciro urebye sinzi niba umugore yayabuze cyangwa se niba umugabo yayabuze ntayaho umugore. Ako kanya twebwe twabyumvise ari uko urugero cyungutse bariho bararwana. Bararwanya numvise iri yavuye ku mafaranga, ariko iyo kintu cy'ubusambanyi bariho kurwana bararwana, ariko hanyuma birangiye byo kurwana umugabo umugore arasohoka ajya kwifotoza, asohora umugabo nawe umugabo ajya hanze yicara aha, hanyuma abantu baraza n'abashinzwe bwewe ibiri mu nzu bumva bihindana, ntago wamenya ngo byagenze bite. Ubwo bwabo baba biziranyeho, ntago wapfa kumenya uko yamukubise urugi se ko rwari rukinze, abantu bari mu nzu bakinze, urumva wapfa kumenya ngo umuntu yakubise undi ate. Gusa bo barwaniye mu nzu tumva ko barwanye. Umugabo asohotse ati baranyishe, yicara hananirwa kugenda, ariko kumuvuga ngo barwanye bate ntiwamenya kuko hari hakinze kandi hari kumanywa. Ubuyobozi rero bwaje kuza, hanyuma yaho abashinzwe abirondo tugusindagiza utake, baramusindagiza bamugejeje mu nzira aricara, abandi nabo bakomeza akazi kabo. Twaje kumenya ko yapfuye mu saa 7 n'igice z'ijoro, ntago yapfuye yagiye yatashye, urumva isiriri yabyo ubwo niba ari iyo ntiwapfa kumenya ngo ni byagenze bite. Uyu mugabo wapfuye ntago ari rimwe yarajemo, oya bose ni indaya. Aho umugabo wapfuye yazaga buri munsi cyane, bakanabyumvikana kuva uyu mugabo yagenda uwo mugabo yazaga. Bari basanga ariko urumva icyo bapfaga nayo mafaranga, ariko bose barindaye. Nuko umugabo yanterese bikanga kandi n'umukobwa bikora mbireba. Ko nanjye yaranterese biranga. Umukobwa nawe n'ubundi nabizi yarindaye. Birababaje. Yaramuterese aranga. Uwo mugore yarindaye. Dore uriya mugabo yari yaramwirukanye. Yari yaramwirukanye, amaze kumwirukana ariko uriya yaramuhunze, ariko uyu mugore dore yarindaye, dore uyu wahangana. Uwo mugabo nyine ubwo yimba yamuta simbizi ibyo bapfuye, yimba yamuterese nyine agapfa, ubwo simbizi nyine yamukubise, ariko mwaka wasanga umupuri yamwakaga umupuru. Isomo rirakabije cyane rya bisigaza n'abakobwa bari nangaha bita indangamiro, baturane turi ababyeyi, bagomba kurebera isomo ryo kwinjiza abagabo batazwi, ryo gucanga bakanga kumva impanuro y'ababyeyi ngo bajye kurangamira kurya amafaranga y'abasore, bakwiye kubigabanya. Noneho ejo ngo yari ari ku kagari, ngo yari yananyweye n'inzoga, uwo mugabo yatabye Imana. Noneho ngo sinzi umuntu barwanya, ariko nabyumvishe mu makuru, nanjye n'umugabo wabivugaga yaragiye mu kazi mu gitondo, ngo ararwana, arangije kurwana barahamwirukana. Mu kuhamwirukana nibwo yaje ahura na Madumbari kwa Kaga. Noneho bari bapanze yuko bari bumanukane, bapanze yuko n'amafaranga nyine ari buyamuhe, baramanukana. Senge iyo mugore ari bumuhe ngo imipuri, nimba ari n'imipuri, baramanuka bageze hano kwa Kaga munsi y'urugo, ngo uwo mugabo ngo yikubita mu bishyimbo. Madumbari aramureba ngo amugirire impuhwe, njya aramwegura, baramanuka. Bageze hano rero niko kugera hano, ngo binjira mu nzu, ngo binjiye mu nzu ngo bumva barimo bararwana nyine. Ubwo ntabwo byari byumvikanye byabo byo guhuza amafaranga. Ngewe ibyo nabonye nijoro, hari umuturanyi wo duturanye ni hano hirya, noneho haraza arakomanga ku rugi, rurakomanga cyane, duhita rero twitaba. Noneho twitabye aravuga ati muzi iryo mbonye, ati hari umuntu upfiriye hariya ruguru yo kwanjye, ati hubwo ati ngiye nitegereje ariko sinamwegereye neza, ati ariko nisenge yumva. Ubwo umugabo wo kwanjye niwe wabyutse, aragenda agezeyo asanga koko ni Sengiyumva. Sengiyumva agiye gupfa, navuze ngo ndapfuye we, nuko ngo imbwa ngiramuka,
mbwiramuka noneho rero ubwo uwo mubyeyi niwe wahise avuga ati ese ni kuri ruriya rugo bari gutongana reka ngereyo noneho agiye asanga atari bo akubanutse ageze mu muhanda asanga ari senge yumva asanga yapfuye burundu bavuga ngo yishwe na madumbari ngo bapfuye amafaranga nibyo bintu twumvishije nta kindi twabonye kuko twazindutse mu gitondo tujya hariya ku mudugudu ho bamukuye ariko niri kubyo twumvaga ngo ni madumbari ngo ni amafaranga bapfuye nta kindi cyo nzi nibyo numvishije ni isoma abantu turi ababyeyi pe turi ababyeyi dufite abakobwa natwe kandi turi ababyeyi turacyumvumvamo twihanike ibyo byaha bituvemo ntago ibi bintu ni isomo muri uyu mudugudu wa Kagusa. Aha ni mu murenge wa Kazo umudugudu ni Kagusa. Urupfu rwa nyakwigendera natwe twarubonye uko yaje twarumenye mu gitondo njye narumenye mu gitondo bavuga nyine ko umuntu yaje aha kuri uyu muturanyi akaza kugirana ibibazo bakarwana hakavamo n'urupfu numvise ngo yitwaga Nsengiyumva irindi ntabwo ndizi yaraje aje kwisayidira yaraje nyine yaje niba nabyita kwisayidira yaje kugura indangamirwa hano ubwo baza gupfa ibiciro nyine hazamo kurwana barwanye nyine uwo mugabo aza gukurizamo urupfu yapfiriye inzira ataha bamusanzemo hirya hagati yashizemo umwuka barwana nyine ngo barwaniye aha ariko natwe twabyumvise uko nanjye mbyumvishe muri iki gitondo muri urwo rupfu.